Narangije urugendo. Timoteyo wa kabiri ibice 4:7. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Iherezo ry'ikintu niryo rigaragaza agaciro n'umumaro byacyo. Nta kintu cyiza nko kuba uri hafi yo gupfa ugasubiza amaso inyuma ugasanga ibyo wagombaga gukora warabikoze, ahasigaye ari ukwakira ingorano zawe. Pawulo ahamiriza Timoteyo iby'ubuzima yabayeho n'iherezo rimutegereje. Yagize umugisha wo gukizwa akiri umusore, maze ubuzima bwe abukoresha mu gukora umurimo Imana yari imuhamagariye. Mbere yo gupfa akora igenzura ry'ubuzima, asanga urugendo rwe arushoje neza. Ku iherezo ry'ubuzima, uko wanejeje umubiri wawe, amazu wubatse n'ibyo wagezeho byose bizaba ubusa. Ikizagira agaciro gusa ni umurimo wakoreye umuremyi wawe, kuko uzaba wenda kujya kumuha raporo y'ubuzima bwawe, kandi umutima wawe uzabimenya nubwo ubwenge bwawe butabisobanukirwa kubw'igihe kirekire bwamaze butitaye kuri ibyo. Ibi iyo abantu babimenyega bakiri bato byabarinda agahinda, amaganya n'ubwoba bizabiranya abenda gusiga isi kandi ariho bashyize ibyiringiro byabo. Kubaho ukora ibyo waremewe bigira umumaro urenze ibyo umuntu yasobanura. Ariko igikuru ni umunezero w'iherezo ry'ubuzima bwawe, ari wo wambukana hakurya y'urupfu ukazabana nawe iteka ryose. Pawulo yabimenye kare, bituma atangiza imyaka mike yari afite mu isi, asoza ubuzima bwe yakira ikamba ry'ubugingo. Niba ushaka kuzagira iherezo ryiza, ugomba kurizirikana iteka, ugashyira imbere ibizagira agaciro uwo munsi. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Gutegekwa kwa kabiri ibice 32:29. Nugenza utyo uzasezera isi mu munezero, wambuke hakurya y'urupfu udafite ubwoba bw'ibiriyo. Gusenga. Mwami Yesu, uzampa iherezo ryiza, umpe kurwana intambara nziza no kurinda ibyo kwizera, nanjye nzambara ikamba wateguriye abagukunda. Amen.